Reka nongere mbifurize kugira umugoroba mwiza, nizere ko mumeze neza hirya no hino mugiye mudukurikiye muherereye. Reka nkubwire ko umugabo witwa Ebonowa wo mu gihugu cya Ghana umaze iminsi atangaza cyangwa se umaze iminsi afite ubuhanuzi bukomeye acisha ku mbuga nkoranyambaga ze harimo TikTok, Instagram ndetse na YouTube. Aka kanya amaze gutabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cya Ghana. Uyu mugabo witwa Ebonowa amaze iminsi avuga ko Imana yamubonekeye ndetse ikamubwira ko ku itariki 25 Ukuboza muri 2025 nuko kwezi turimo hazagwa imvura nyinshi cyane imeze nko ku bwa Nowa ikarimbura isi ndetse ikaba izamara imyaka 3 iri kugwa. Uyu mugabo yatangiye yubaka inkuge zirenga 8 zigomba kujyamo abatuye isi bose. Hanyuma uyu mugabo ibingibi byose amaze kubikora, uyu munsi nibwo hakwirakwiye amakuru ko yamaze gutabwa muri yombi. Uyu mugabo yubatse inkuge 8 aho avuga ko imwe igomba kuzajyamo abantu barenga 600,000 bakaba bazaba barokoka umujinya w'Imana muri ibyo bice. Ese wowe wemeranya n'ubuhanuzi cyangwa se wowe ntago wemera ubuhanuzi? Bibaye ari byo ku itariki 25 z'uku kwezi 2025 isi yabizarangizwa n'umwuzure. Abandi bati kubizera Imana bose, Imana yumvikanye na Nowa ko itazongera guhanisha abantu umwuzure. Ese uyu muhanuzi wabugaruye iby'umwuzure yaba koko ari umuhanuzi w'Imana cyangwa yaba ari umuhanuzi w'ibinyoma? Nibiri kugenda bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Gusa reka nkubwire ko Ebonowa asanzwe ari umugabo, ariko ibijyanye n'umuryango we ntago byigeze bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, haba idini asengeramo, haba umuryango we wenda nk'umugore cyangwa se abana cyangwa se ibindi byose byaba bimushamikiyeho, nta na bimwe byigeze bigaragara mu bitangazamakuru. Uyu mugabo wo mu gihugu cya Ghana yamamaye cyane mu mpera z'uyu mwaka 2025 kubera ko ibyo yagiye avuga byagiye bitangazwa cyane bigakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yewe no kuri internet hose, dore ko afite urubuga rwa TikTok rukurikirwa cyangwa se rufite like zirenga 5 miliyoni n'igice. Iby'ingenzi kuri Ebonowa ni umwirondoro we wavuga. Ebonowa ubusanzwe yitwa Ebo Jesus, ni umusore wo mu gihugu cya Ghana. Yavuze ko yahawe ubutumwa n'Imana ndetse mubwira ko hazabaho umwuzure ukomeye cyane uzaba uturutse ku itariki 25 z'uku kwezi ukazamara imyaka 3. Uyu avuga ko uyu mwuzure uzasiba isi yose ndetse ukayuzuza amazi muri rusange. Yatangaje ko Imana yamutegetse kubaka ubwato cyangwa se inkuge nk'ubwa Nowa uvugwa muri Bibiliya, ndetse akazabukoresha arokora bamwe mu batuye isi bazemera bakamwizera, bakaba batanga cyangwa se bamusanga aho ari, bakizera Imana bakizera n'ubuhanuzi bwe, hanyuma akabarokora. Uyu mugabo yatangiye umushinga wo kubaka ubu bwato bunini mu mujyi wa Kumasi muri Ghana. Avuga ko bwateguwe nkaho bwakwakira abantu barenga hagati y'ibihumbi 5 kugeza kano kanya, ndetse hari abantu benshi bagenda bamwizera bakaba bajyayo baturutse imihanda yose, imihanda hirya no hino, ndetse bakamufasha no kubaka ubundi bwato bugiye busigaye. Ebonowa avuga ko ku itariki 25 Ukuboza muri 2025 aribwo hazatangira kugwa imvura ikaba itazasiba kugwa mu gihe cy'imyaka 3 ikurikiranya, nk'uko ubuvuga butumwa nk'ikintu kimwe muri Bibiliya bubivuga. Uyu muhanuzi rero ni bamwe bakomeje kugenda bamwibazaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, dore cyane ko uyu munsi hagaragaye amafoto yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano. Abizera ubuhanuzi bati iki ni igikorwa gikomeye cyane cya Antikristo cyangwa se kurwanya Kristo cyakozwe n'abashinzwe umutekano mu gihugu cya Ghana. Abandi bati ibingibi nanone ntabwo dukwiye kujya dukurikira buhumyi, wasanga hari bimwe byagiye cyangwa se hari byamuvangiye mu mutwe akaba ari guhanura iby'ibinyoma. Abenshi na benshi bari kurwanya buno buhanuzi bwe bavuga ko Imana yasezeranye na Nowa muri Bibiliya ko itazongera na rimwe guhanisha abantu umwuzure. Gusa mu mateka y'isi hari ubundi buhanuzi bwagiye buba ndetse mu myaka ya vuba, ariko bikarangira budasohowe, ari nabyo abantu benshi buririraho bavuga bati Ebonowa ashobora kuba ari kutubeshya. Nk'ubuhanuzi bwagiye bumenyekana cyane, hari nk'ubuhanuzi bwaje buvuga kuri kalendari y'Abamaya yavugaga iherezo ry'isi mu 2012. Byavuzwe ko kalendari y'Abamaya izarangira mu 2012, bivuze ko ari iherezo ry'isi, ariko ntibyigeze biba. Abashakashatsi abenshi bagiye bagaragaye nyuma basobanura ko ari irangira ry'icyiciro cya kalendari, ariko ntibyaba ibyo ngibyo mwarabyumvishe cyane. Hari ubuhanuzi bw'uwitwa Nostradamus
yavugaga intambara ya gatatu y'isi, nubwo we atigeze avuga amatariki, ariko ukurikije ibimenyetso yagiye avuga yakabaye ubu yarabaye, ariko ntago byigeze biba. Abantu benshi basobanuraga ibisigo bye bavuga ko yahanuye intambara ya gatatu y'isi mu bihe bitandukanye, ariko nta hantu na hamwe yigeze avuga amatariki, ndetse n'ibisobanuro bye ntibyuzuye, ariko abantu benshi barabyizeye. Abantu benshi nanone bizeye iherezo ry'isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri, aho bavugaga ko ikoranabuhanga ryose rizagwa hasi. Byavugaga ko za mudasobwa zose zizazima, hanyuma zigahagarara mu mwaka w'ibihumbi bibiri, amabanki agasenyuka, indege zigahanuka, ndetse n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'ikoranabuhanga bigashyirwa hasi. Ariko ntabwo byigeze biba mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ubu turi muri 2025, isi iracyakomeje nk'ibisanzwe, nta kibazo. Nanone hari ubundi buhanuzi bwigeze kuza buvuga ku muhanuzi witwaga Harold Camping, wavugaga iherezo ry'isi ko rigomba kuba mu 2011. N'umupasiteri wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuze ko iherezo ry'isi rizaba ku itariki 21 Gicurasi 2011. Nyuma aza kubisubika abigira ku itariki 21 Ukwakira 2011, ariko nabyo ntibyigeze biba, byarangiye ari ibinyoma. Abantu benshi rero bari kugenda bakurikiza iri hererekana ry'ubuhanuzi butigeze busohora, bakavuga bati n'uyu witwa Ebanowa ashobora kuba ari kutubeshya bitazaba, cyangwa se bikaba bitazakunda. Ebanowa rero ubwo n'ubuhanuzi yavuze ko abazamwizera bakizera iby'Imana yamuhanuriye cyangwa se iby'Imana yamubwiye, azabafasha kuba barokoka umujinya w'Imana. Ndetse iyi mvura ngo idasanzwe izaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, ikazagwa ngo mu gihe cy'imyaka 3 yikurikiranya, bidatewe n'imihindagurikire y'ikirere, ahubwo bitewe n'umujinya w'Imana. Avuga ko azabakiza yitwaje cyangwa se akoresheje inkuge ze. Uyu mugabo akunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nka kaunti iri kuri TikTok yitwa Ebanowa, kuri YouTube ndetse na Instagram. Agaragaraho akenshi ari gusenga, asabira bamwe mu batazabona ubushobozi, cyangwa se asabira mu bari kure cyane badashobora kuba bamugeraho, yinginga Imana, ayibutsa ko yagiranye ibiganiro, cyangwa se yibuka ko yumvikanye na Nowa ndetse na Abrahamu ko itazigera irimbura umuryango ubakomokaho. Ibi byinshi amavideo menshi agenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga, yewe no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, dore ko uyu mugabo yafashe ikibanza cya leta muri Ghana, akaba aricyo yubakiramo ibi bikorwa bye. Akaba amaze kubaka inkuge zirenga 8, ubwo avuga ko azakoresha ari kurokora abatuye isi, ndetse n'abatuye isi ndetse n'inyamaswa. Ubwo ni abantu n'inyamaswa agomba kuba yarokora. Ebanowa rero kubizera ubuhanuzi ubwo, reka nanjye mbashimire mbabwire ngo kubizera ubuhanuzi ubwo heza tuzahurira mu ijuru. Ku batizera ubuhanuzi, isi izakomeza nk'uko bisanzwe, gusa isi yacitse ururondogoro kubera ko uyu mugabo yagaragaye uyu munsi afatwa n'abashinzwe n'inzego zishinzwe umutekano, bamushinja gutangaza amakuru y'ibihuha, cyangwa se gutangaza ubuhanuzi bw'ibihuha ku kijyanye n'ikiremwa muntu. Ni Ebanowa, ni umugabo uzwi cyane, ndetse akaba avuga ko yitwa Ebo Jesus, akaba avuka mu gihugu cya Ghana mu mujyi wa Kumasi. Ubwo reka twizere ko wenda bizagenda neza, reka twizere ko azakomeza kwinginga Imana ikaba yatubabarira uwo mwuzure. Ku batemera iby'ubuhanuzi, reka twizere ko isi izakomeza ikagenda nk'uko igenda. Ino ni K News, ni amakuru agenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru. Niba wahageze, icyo gukora urakizi, no gukanda subscribe, tugakomeza tukazenguruka mu isi ijyanye n'imbuga nkoranyambaga yewe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye.